u Rwanda n'ubwiza bwarwo rwose n'abakoresha tuvuga ngo abakobwa b'Abanyarwanda n'ubwiza bwabo kumbe nta kintu kirimo. Ahangaha Mutesi Jolly ashobora kuba ataranyaye. Ahangaha ikintu yahise akora yahise dukubita ifoto ya Rugumi Saidi ari kumwe n'umukobwa w'umuzungu bari mu rukundo. Bivuze iki? Ko ubu turi kuvugana uwahoze ari umugabo cyangwa byavugwa ko ari umugabo wa Mutesi Jolly bita Rugumi, ubu bari mu rukundo rw'Imana n'undi mukobwa w'umuzungu. Ngiye ifoto reka ndakubuse narababwiye Tumba si ngibi kwezi ntabwo kuragira bamuguriye imodoka. Ibyo ndabyanze, ariko ngo urabona ukuntu uvanga inkuru. Ni ukuvuga ko inkuru uko isa kose si ngibi se. Godfather kamaze nkubwira ikintu kimwe. No, ndakubaza ariko n'ibyo cyangwa ndi kubikwereka n'ibimenyetso. Ibyo uravuga n'ibyo ariko kamaze nkubwira ikintu kimwe. Godfather nta nkokiruka. Njyewe Dumba narangije kugurira umukobwa uretse gatoya, narangije kugurira umukobwa imodoka igura amafaranga nkariya. Ntabwo nshobora kumara ukwezi cyangwa ibyumweru nka 2 ngo kandi mureke. Ariko ntutumva Dumba ahubwo ikintu ugomba kumenya. Ngurira imodoka y'ibihumbi 500 by'amadolari, 400 by'amadolari. Ni nayiza the next week mbe nkuretse ngo ndagiye. Ahubwo waba umugore wa kabiri. Icyo twavuga nuko uno Rugumi niba ari Rugumi afite yabonye nakandi kazungu yakongeye kuri Jolly ataranamukura ubukwe. Reka nkubwize ukuri. Ndamubwire Dumba. Jolly n'urundi rwego. Sinuri kunyumva. Bakaba bamushize undi mugore se. Ntabwo Mutesi Jolly yakwangwa na Rugumi. Biramutse binabaye Mutesi Jolly yabashize Rugumi iruhande. Tubyumvikana. Ahubwo ushobora kuvuga ko amakuru mfite nuko iriya modoka ya Mutesi Jolly bari barayiguze kera. Subiramo ako kantu. Imodoka ya Mutesi Jolly, aya ni amakuru nagiye nkura ku bamotari ngo imodoka ya Mutesi Jolly ngo bari barayiguze kera. Nukuvuga ko ubu yasohotse ukwezi nawe kurashira isohotse hanze. Noneho uno mukire ashobora kuba bari baranabivuyemo kera. Imodoka nibwo ikibona shipping, ni kereka imodoka ushobora kuyigura ukabura ya shipping. Mukire ashobora kuyiguhira akavuga ati imodoka naranje kuyigura ariko ntabwo ndi gushipingira, ntabwo igitana ngwe n'umugore kirongoreraho. Ubwo no kuvuga ko Mutesi Jolly yari yarabuza ya shipping ayabona nyuma y'amezi 6. Ariko niba byarabaye koko Mutesi Jolly yaratandukanye n'uyu mukire, bamaze kandi baratandukanye, imodoka baranayimuguriye kera. Mutapinge screen. So aya niyo makuru. So tugere gato yareka ndamubwire Dumba. Abantu mujya mwitiranya Mutesi Jolly urimo kumva? Izina ry'Imana Mutesi Jolly urimo kumva? Ngo muri gata murinyo ntabwo uyu nta nubwo buri Steven she's got my type by the way urango tubanyenda niyemera buriya. So ntabwo nzahurira nawe ariko iyo ngiye kuvuga umuntu uko ari ndamuvuga urimo kunyumva? Ntabwo ari umuntu ukomeye uyu mukobwa. Dumba uyu mukobwa ni umukobwa ndi kubwiza ukuri ukora. Unyumvi? Uyu mukobwa abantu baravuga ngo Mutesi Jolly akora iki? Uyu ni umukobwa ukora. Umukozi Dumba. Ariko kuko abantu bose bazi ko babona umukobwa Mutesi Jolly kaze kubwiza ukuri do. Ibintu agaragaza hanze. Bara ahantu uri muragiye kwitega umutego. Urimo kwitega umutego ntabwo uzabaza ntabwo nyine niteze umutego uzabaze bro. Ni ukuvuga ngo uyu ni umukobwa unyumve ni umukobwa ugaragaza nka 1% ya successfuls. Unyumve Godfather nakubwira impamvu uretse gato ndagendera ku uretse gato ndagendera maza wamenye ikibazo ngiye kukubaza gato. Kimbaze Mutesi Jolly akora iki? Ndabigusobanurira. Sobanura. Reka nkubwire Dumba ari ikintu abantu bavuga gusobanukirwa bakanabyumva. Ndakubwira ikintu akora. Akora iki? Ndabigusobanurira. Akora iki? Reka ngusobanurire nyine. Ngaho ndacecetse sobanura.
nukuvuga ngo abantu ntabwo bashaka munabirenza amaso birebesha amaso yanyu mukamwirinda bro uyiteze umutego tega amatwi Mutesi Jolly numwe mu ndagwereza urugendo rw'ibikorwa twagiye turebesha amaso none birahita bikwereka ese ibyo akora by'ubuzima bwa buri munsi bingana bite. Mutesi Jolly ni umukobwa wahagurutse agaragaza ko IQ iri hejuru ndumva uretse gato ihangane gusobanurira ngo ninda arahaguruka irushanwa yanyuzemo arariyobora aragenda mu mujaje ntiyaba umujaje usanzwe unyemereza ndumva uyu mwana ntiyaba umujaje usanzwe ahubwo aragenda aba umujaje urimo kunyumva watitije irushanwa arishyiramo n'impinduka urimo kunyumva uburyo abantu bose baje bakuba Mutesi Jolly nk'umujaje bazagiye kubabaza bagacikira kuruka abagabo bari baririmo babikoraga n'ababyeyi bose baritambutsemo ku buryo umukobwa yasubizaga ibibazo yavuye kubaza Mutesi Jolly akinyarira ni umuhanga umwana ushize amanga icyo ni ikintu cya mbere. Mutesi Jolly ibyo ngibyo yarabirenze arenga imipaka unyumve neza cyane yinjira mu irushanwa rya East Africa afata ibihugu 16 irushanwa ryari rimaze imyaka 12 ryarahagaze ararizura ashyiramo amafaranga nubwo yaje gushya arongera arizura irushanwa arabikora ariko gahagarara ku gihugu afata umwana bita Shanita muhesha ikamba ubu tuvuga ni ikamba rya Miss East Africa kuva mu bihugu 16 za Ethiopia Eritrea byose ngo musoma comment ese gato uretse gato iryo rushanwa umwana aragenda aribera vice president ibyo nisaga zabaye niyo mpamvu naramenye n'ibi bintu umwana ariko abantu bakirenza successful n'ukuntu yarwanye intambara ikamba rya Miss East Africa umwana w'umunyarwanda agahiga ibihugu 16 byo muri Afrika ikamba rigataha u Rwanda n'uyu munsi cyatara rifite unyumve neza cyane icyo kintu Mutesi Jolly baragikora uretse gato tuva aho ngaho twabonye Mutesi Jolly mu Bwongereza muri university imaze imyaka 1000 ibayeho tugende gake ndumva nawe yandimo ndumva yatumiwe turi kumwe umwana aragenda imbere ya kamera ibyo bari bamubwiye ngo byo kuvuga ngo kubwiza bw'abakobwa b'Abanyafrika arabifata igipapuro aragikunja umwana avuga urugendo rw'u Rwanda aho rugenda aho rugeze university ikanura amaso n'uyu mugabo wateje ubundi umupozo muri Kenya aravuga ati wa mwana ugomba kumva ifoto bivugwa ko ariho yahuye n'umuntu bita uyu muntu aramuzi n'umuntu bita Rugo tugendane gato komeza uko usome comment utivuga ibyo urabivuga nzabibabwira kugeza uretse gato kumvikane gato yadumba Mutesi Jolly ibyo bikorwa ibyo bintu byose nizo action yagiye akora iriya university bamutumira bamuhaye amafaranga ngaye urugero amakuru mfite nuko yahawe 75,000 by'amadolari katubyemere tugende gakeya ndabyemeye katubyemere uretse gato Mutesi Jolly none turagendera kuri example turati ibintu byagiye bigaragarira amaso hano twabonye Mutesi Jolly ari umuntu wubatse connection kugezaho umwana wa perezida urimo kunyumva akaba umugaba mukuru w'ingabo za Uganda Muhoozi Kainerugaba amutumira akavuga ati mushiki wanje nashimishwa no kukubona mu isabukuru yanjye niba byo wabona umwanya yigeze no Muhoozi yigeze no gupostinga Kayumba Darina yashukwe nijoro uretse gato uyu ni umwana wa perezida reka ibyo ngibyo ibyo yapositinze banyarwanda mwabonye Muhoozi yashukwe yapostinze Kayumba Darina dumba uyu mukobwa yaza kuba mumubona mu ishumu ushaka kumwandika yari kurira indege akajya i Bugande umukobwa yakomeje kuguma kuri za ndangagaciro zaravuga ati ntabwo wakandumiye kuri social media niba umva agaciro wari kuba invitation Mutesi Jolly kuri social media yamubwiye ko bidashoboka ntiyajyayo ibyo bintu byose uretse ntabwo abantu babireba ntibabibona so nituza gusubira inyuma tukareba ubuzima bw'uyu mukobwa n'umuntu ufata utuntu duke byaho ngaho nk'umuntu ukunda media nk'umuntu wubatswe na media inzira wagiyemo nakubwiye ngo umutego amatwi akanga kuyiteza umutego akanga kuyitera umugongo agakomeza kuza ahangaha ariko ibi bintu n'umuntu wabirenze wamaje ngo akora iki rero amakuru mfite
uzi umuntu wamaye amakuru kamukuku aya makuru nayashawe n'umugabo we muri management y'umugabo bita Shagi no yego umwe waririmbanye nande na Bruce Melody niwe ni Shagi harya nini Shagi umwe waririmbanye na Bruce Melody ninde rwo Jamaica yego ni Shagi uri biki gihugu president Kagame yagiye mejo bundi kibo n'umugore muri hano bakita gute abantu muri comment ntabwo president yagiye muri ibi bihugu byo muri Amerika ko muri tudugu dutwari Barbados ni he babita gute Barbados Colombia ni he munyibutse mumubwire ngo ni father jewe ntabwo mbizi ndababwira mwari zongwe yewe ntegereje icyo gato nyine bazo munyibutse icyo gihugu cyo muri bakita gute ahantu president yagiye ikigo cyo Saudi Arabia ntabwo muri Amerika bakiwere munyibutse bakita gute Domba iki gihugu kiboye n'umugore kwa bari hana ni hana bahehe muri Barbados urakoze cyane amakuru mfite nuko Mutesi Jolly urakumva afitanye partnership n'umwana w'uriya mu president w'umugore munyumve neza cyane nabibwiye n'umuntu wo muri timu ya Shagi byose ko ari muri Jamaica birafatanye uyu mwana ngo afitanye contract n'umwana w'uyu mugore wo muri Barbados Mutesi Jolly ngo sinzi ahantu yagurije udufaranga ubu tuvugana imihanda yo muri Barbados gusakaza amazi mu baturage Mutesi Jolly afite contract kuri ibyo bintu baza amafaranga n'umurenge w'amafaranga akorana n'umwana wa president wo muri iki gihugu mwe muri ahanga ahantu barasamye ngo muyuri Mutesi Jolly afite gato Mutesi Jolly afite contract yo gukora imihanda yo muri Barbados bro the fuck so ibi ngibi ni bidashaka kuzana hano ibi bintu muri kuvuga ngo ngumye muri imodoka Mutesi Father urashaka kumbwira ko iterambere dufite umurava dufite w'iterambere ry'u Rwanda n'ukuntu abanyarwanda dushaka ko duteza imbere igihugu cyacu Mutesi Jolly afata amafaranga akagenda kuyinvestinga muri Barbados yarahenda akareka u Rwanda rwa Kagame kangusubize kuri icyo kintu iki nicyo kibazo mugira turi kumwe ashobora gukorera muri Barbados urimo kureba nka kwibwira reka ntega amatwi uvuye muri Barbados mu mihanda yaho bakora n'isuku nk'iyo mu Rwanda ashaka gutwara muri Barbados agahita afata iyo misaruro yose akaza kubaka inzu ifite ikibuga cy'indege bro nibyo utabona kumva Mutesi Jolly arabarenze